kwirwa nshuti bakundwa, iyi ni ya channel yanyu, channel y'abanyarwanda Ihumure Family TV. Nkuko mubizi iyi channel yacu murabizi nyura ibiganiro byinshi bitandukanye, harimo imyidagaduro, harimo nka fashion model, dance moderne ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye, hagacaho n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana pastor wacu Gideon. Reka atangire abibwira. Bene data bakundwa, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Ni umwanya mwiza rero wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbibutse ko ijambo ry'Imana ari rizima kandi ari ryo buzima. Ndaza kuganira namwe ku ijambo riboneka mu gitabo cyo kuva, igitabo cya Mose cyo kuva, ibice byaho 17. Ndaza guhera ku murongo waho wa 8 kugira ngo tuganire neza. Shuti munteze amatwi rero mwumve neza ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Abameleki barwanya Abisirayeli. Mose arabasabira baranesha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana yacu ishimwe. Amen. Mose arabasabira baranesha. Mose amaze kubasabira banesheje, maze haza Abameleki barwaniriza Abisirayeli Refadimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende murwanye Abameleki. Ijoro nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abameleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka begera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko ye, Abameleki bakaneshwa. Maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye. Umwe uruhande rumwe, undi urundi ruhande. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abameleki n'abantu babo inkota. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, mwumve aya magambo neza icyo agendereye kutubwira. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona Mose nk'umukuru w'igihugu cyacu, ari we Mose twahawe. Nkabona Yosuwa nk'izindi nzego ziri hafi zimwungirije, ndetse na Aroni. Ndagira ngo mvugane n'abantu bo muri iyi minsi ya none bavuga ngo Imana ya Isirayeli ngo yarababwiye ngo nibaterwa inkingo ngo bazaba batandukanye n'amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana suko akora kandi suko abyemera. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu itugirire neza.
uyu munsi iyo aza gutegeka Yosuwa aya mategeko ntayakurikize, Abisiraheli ntibari kuva mu maboko akomeye y'Abamaleki. Imana iturengere. Ariko kuko Yosuwa yumviye amategeko Mose yamuhaga yose, akashyira no mu bikorwa ibyo Mose yamubwiye, byatumye haboneka gutabarwa kw'Imana. Abisiraheli baza gutsinda Abamaleki. Reka mfate Abamaleki nk'iki cyorezo cya corona virus. Mbese nitunamuka ku mabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bwacu, tukumva ko dukwiye gukora ibyo twishakiye, aya maboko y'Abamaleki ariyo nagereranya nk'amaboko y'iyi coronavirus, twayakizwa n'iki? Imana iturinde ubujiji bumeze butyo kandi ibe hagati muri twe. Mose uyu nguyu yahagurukijwe n'Imana kugira ngo ayobore ubwo bwoko bwa Isiraheli. Muri uku guhagararira ubwoko bwa Isiraheli no ko kububera umuyobozi, Mose Uwiteka yamubajije ijambo ryari rikomeye cyane. Yaramubajije ati, Mose ufite iki cyatuma nkugira umuyobozi w'izi ngabo? Mose yanga kwirarira no kwikuza, abwira Uwiteka ati, mfite inkoni niyo mfite mu biganza byanjye. Uwiteka abwira Mose ati, genda nzabana n'iyo nkoni. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari icyo Uwiteka dusaba. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko yabwiye Mose ati, nzabana n'iyo nkoni yawe, natwe nitwizera tukongeraho kumvira, tukumvira amagambo y'abatuyobora, tukumva amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'iy'ubutegetsi bw'igihugu, tukumva n'andi mabwiriza yose atangwa n'inzego zose nk'uko zunganira z'igihugu, tuzasohora ku isezerano ryacu nk'uko Yosuwa yumviye Mose, bakabasha kunesha Abamaleki. Imana iturengere cyane kandi twiteho. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, urugamba turimo turwana ni nk'urwa Abisiraheli barwanaga n'Abamaleki. Abamaleki bari abarwanyi bari bakomeye cyane. Iyo hataba amaboko yari akomeye y'Uwiteka yakoranaga na Mose, ntabwo bari kuva mu maboko y'Abamaleki. Yesu ashimwe cyane. Natwe Abanyarwanda cyangwa se abatuye isi, nitutagira amatwi yo kumvira abatuyobora ngo twite ku mategeko yari yo yose n'amabwiriza duhabwa, ntabwo tuzabasha gusohoka imbere y'iki cyorezo cya corona. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire bene data, mwitiranye ibintu mukabifata uko bitari, yuko kumvira kuruta ibitambo. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ishimwe. Yesu niwe watubereye igitambo kizima, aritamba ku musaraba kugira ngo igikurikiyeho kibe kumvira. Twumvira amabwiriza nk'uko Mose yahaga amategeko Yosuwa akayashyira mu bikorwa. Aroni nawe yahoraga iruhande rwa Mose kugira ngo abari ushyira amategeko Yosuwa, ndetse Huri nawe yabaga iruhande rwa Mose, bombi bategereje kuramira amaboko ya Mose kugira ngo urugamba barwana baruneshe. Imana yacu itugirire neza. Nimureke tube hafi y'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame, nk'uko adushakira ibyiza buri munsi, ijoro n'amanywa, arara adasinziriye kubera gushaka ineza y'Abanyarwanda n'ineza y'abatuye igihugu cyacu bose. Natwe tube hafi, dukomeze amaboko ye, dushyira mu bikorwa ibyo atubwira ndetse n'ibyo atwifuriza, ko ari byiza cyane, ko ari byiza cyane. Tubyumvire kandi nidushyira mu bikorwa, tuzasohoka muri iki cyorezo nk'uko Abisiraheli basohotse imbere y'amaboko akomeye y'Abamaleki. Imana itugirire neza, iturebe twishimire. Mose uyu nguyu rero kubwo kubaha amategeko y'Uwiteka, yubaha amategeko y'Uwiteka, akora ibyo Uwiteka yamutegetse, arangiza urugendo rwe agikora ibyo Uwiteka yamutegetse. Nkwibutse ko uyu Mose ari nawe wahawe inshingano zo kwambutsa Abisiraheli Yorodani, aragenda bageza mu gihugu cy'i Kanani. Nkwibutse ko bakimara kwambuka Yorodani yari afitemo ba Miriyamu, aribo batangiye gutera indirimbo z'amazamuka, baravuga ngo harakaba Uwiteka Imana ya Isiraheli, n'ubuyobozi bwacu bushingiye kuri Mose. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane.
mbibutse ko iyo ubuyobozi bubaye bwiza bugaragaza umurongo Imana ishaka ko tugenderamo, kandi abantu iyo bumviye ubuyobozi baba bumviye Uwiteka, kandi abinangira ntibumvire ubuyobozi baba barangije gusuzugura Uwiteka no kwica amategeko y'Uwiteka. Kuvugana n'urubyiruko rwo muri iyi minsi ya none rwibwira ko ahari kuba bafite amaboko akomeye y'ubutoya byatuma iki cyorezo kitabageraho. Aho nababwira ngo ntikirobanura nta muto nta mukuru imbere y'iki cyorezo, ahubwo nabasaba ngo birinde cyane kandi basenga Imana, kuko Uwiteka ariwe warwaniriye Abisirayeli mu maboko y'Abamaleki. Natwe Uwiteka afatanije n'ubuyobozi bwacu bwiza aturwanirire mu maboko akomeye ya coronavirus. Imana yacu iturengere itugirire neza. Ndingendereye ijambo rivuga ngo ese ni bande bakwiriye guhagarara mu cyuho kugira ngo duhangane n'iki cyorezo cyamanukiye isi kitaretse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndaza kuvuga inzego zigera nko kuri 3 zikwiye kuba hafi y'abantu b'Imana kandi b'igihugu. Yesu ashimwe cyane. Ndaza kuvuga Minisiteri y'Ubuzima, ndetse ndaza kuvuga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, ndaza kuvuga ndetse akarere, nze no kugisoreza ku murenge. Ndabaganiriza ku ijambo rivuga ngo ese ibyo Mose abategeka murimo murabikora nk'uko bikwiriye? Yesu ashimwe cyane. Natangiye mvuga ko Aroni yamanukanaga inkuru nziza ivuye kuri Mose akayigeza kuri Yosuwa wari uyoboye urugamba. Yesu ashimwe cyane. Bose hamwe bafatanirije hamwe na Huri babashije kugeza kuri Yosuwa amagambo aturutse kuri Mose. Mose nawe wari ushinzwe kwakira amagambo aturutse ku Uwiteka. Imana yacu itugirire neza. Barangije bakomeza urugamba. Ndagira ngo mbatangarize ko urugamba rwaneshejwe n'Abisirayeli kubera ko bumviye Mose, bumvira Mose nawe yumvira Uwiteka, Aroni nawe yumvira Mose, Aroni nawe na Huri bamenyesha Yesu ibyo kwitonderwa mu rugamba yarashoje. Yesu ngo abatsembesha amaboko ye n'inkota. Imana itugirire neza cyane. Ndashaka kubwira abanyarwanda banyumva muri aka kanya ko nituba maso tugahaguruka tukubahiriza amabwiriza yose nk'uko tuyasabwa n'ubuyobozi mu mabwiriza duhabwa ku munsi ku wundi. Harimo amabwiriza adakomeye cyane, ntazi impamvu tutabasha kuyubahiriza kugira ngo tubashe kugera aho tujya amahoro. Imana itugirire neza. Gufata agapfukamunwa ugashyira ku munwa n'amazuru, ugafata amazi ugakaraba, ko biri mu muco w'Abanyarwanda ko kuva na kera twari tuzi iby'isuku, tukasigamo metero hagati yacu, tukirinda ingendo zitateganijwe. Ibyo ngibyo byadutwara iki? Ndagira ngo mbwire Abanyarwanda ngo nimureke twumve kandi twumvire, kuko nitwumva tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nitwanga tukinangira inkota y'umurimbuzi zaturya. Nafata uyu murimbuzi nkamugereranya na corona, nafata kumva no kumvira nkabigereranya n'amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kandi butureberera amanywa na nijoro. Imana yacu itugirire neza. Narindi mu mwanya wo gukangurira abantu ko nitwumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu, kandi nitutumva tukinangira inkota y'umurimbuzi turi hafi. Ariko icyo nasabira bene data nanjye nisabira ni ukumvira amategeko n'amabwiriza kugira ngo tubashe guhashya iki cyorezo cyamanukiye isi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kirimo. Imana yacu itugirire neza kandi twumvire. Isi n'abayituye ntitwizanire ishyano, ntitwizanire akaga, ahubwo tube mu mahoro kandi duture mu mahoro nk'uko Uwiteka yaduhaye igihugu kiba igihugu cy'amata n'ubuki, nk'uko twakirazwe na basogokuru bacu ndetse bakirwaniye bakakimenera amaraso kugira ngo cyitwe igihugu cy'amata n'ubuki. Imana itugirire neza.
iturebe twishimire. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, nagira ngo mwakire neza iri jambo ry'Imana, kandi iri jambo rigira aho ribakura n'aho ribashyitsa, kugira ngo Uwiteka Imana niyumva ko twakoze neza tukumvira, azaduha ingororano zikwiriye abagendeye mu mategeko ye ndetse n'amategeko y'igihugu. Imana yacu itugirire neza. Reka twirinde twe kumera nka Akani. Akani ubwo yatabaranaga n'ingabo za Isiraheli, ngo arenga ku byasezeranywe, akora ku byashinganywe, azanira abisiraheli akaga. Yesu ashimwe cyane. Twirinde tutazanira igihugu akaga. Yesu ashimwe cyane. Tutazanira igihugu akaga, tukagwiza indembe mu gihugu ndetse n'abapfa bakaba benshi. Ahubwo twihutire kumvira kugira ngo tuzanire igihugu umugisha ndetse abantu bakire, kugira ngo tugaruke muri gahunda nziza zacu nk'uko zahoze, abanyarwanda basabe bagasabirana, bagasurana ndetse bagatarama, bakabyina, bakivuga, umuco wacu ukomeze, ariko twese dufite ubuzima buzira umuze. Yesu atugirire neza. Imana yacu itwishimire. Yesu ashimwe cyane. Nta yindi mana yo kwizerwa, nta yindi mana yo kwiringirwa uretse Imana yacu bwite, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, reka nsoze nsengera abantu bakiri mu buyobe, bakibwira ngo Imana ya Isiraheli ngo yaravuze ngo gukingirwa n'icyaha, ngo gukingirwa ngo ni ukwica amategeko yayo. Nagira ngo mbabwire ko abo ngabo bagarukira aho ngaho, kuko barimo barinjira mu nzira y'ubuyobe itari inzira y'Uwiteka. Imana duhagararira kandi tuvugira ntabwo ari kwitegeka, itegeka ko twumvira amabwiriza y'abatuyobora. Nta buyobozi na bumwe budaturuka ku Uwiteka. Niyo mpamvu icyo ubuyobozi buvuze buba busohoza isezerano Uwiteka yabahaye. Imana yacu itugirire neza. Ubuyobozi bwacu buba busohoza inshingano z'Uwiteka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwubahe ababayobora kugira ngo muramire mu gihugu Uwiteka abahaye ho gakondo yanyu. Imana yacu turengere kandi dutabare, iduhe kumva no kumvira. Data mukunzi mwiza, Mana y'imbaraga nyinshi, Mana y'imbabazi nyinshi, Mana irebera hose icyarimwe, reka ufashe abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi ndetse n'abatuye u Rwanda kugira ngo babashe kumvira amabwiriza, be kuyoba kugira ngo umubi atabivuga hejuru, ahubwo imbaraga z'Imana yacu ziba arizo zibakoreramo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndagushimye rero Mwami Imana yacu ko ugiye kwinjira mu mitima y'abanyarwanda, abari bahabye n'abari bayobye, ukabayobora tukumvira amabwiriza ndetse n'amategeko, tukabasha gutsinda no gusohoka muri iki cyorezo, maze tukongera tukabana amahoro, ibintu byose bigasubira mu buryo, izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Nk'uko yatubwiye ko izadukura mu bwiza itujyana mu bundi, n'ubundi twizera tudashidikanya ko ibyo ngibyo izabikora. Nasomye ijambo rirambwira ngo yewe mwene data mukundwa, niba ugamburura mu makuba gukomera kwawe kuri he? Reka twe kugamburura mu makuba, ahubwo dukomerere mu makuba kugira ngo Umwami Imana yacu azasange duhagaze dukomeye, tutaritsinzwe n'umuriganya. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, nagira ngo mbabwire nanjye nibwira yuko nituba amaso tukarinda ibyacu, tukarinda igihugu cyacu ndetse n'abacu, tuzabona ibyiza bituruka ku Uwiteka. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Nimwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen.